murakoze. Umuyobozi wa gahunda arakoze. Ndabasuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Mwiriwe neza. Nitwa Vincent nkuko bamaze kubibabwira. Ndanezerewe uyu mwanya nanjye kubabwira aho Yesu yankuye n'ukuntu nahuye nawe. Ndizera ko munkurikire muraza gufashwa. Ni ubuhamya busa nkaho ari burebure cyane, ndagerageza kubuhina, ariko iby'ingenzi byose ndabibabwira. Ndi umupapa rero, ndubatse, mfite umudamu n'abana 4. Ntuye i Remera. Urugendo rwanjye njya guhura na Kristo ni ibintu birebire kuko naciye mu madini menshi. Ariko ngira ngo mbabwire ko Kristo atari idini ubundi. Naciye mu madini menshi, nabayeho mu Yehova, mbaho mu Dive, mbaho mu Silamu, mbaho mu Katolike, naciye henshi hatandukanye. Ariko ikintu nashakaga, naje gusanga ahantu henshi mu madini menshi, burya nubwo twirushya hari igihe abantu usanga bapfa amadini ntabwo bari bakwiye kuyapfa. Nasanze bigisha ibintu bimwe, kuko buri wese aba yibaza ngo iherezo ryanjye ni irihe, nyuma y'ubu buzima nzabahe. Kuko naje gusanga buri wese azi ko nyuma y'ubu buzima hari ukuzabana n'Imana aho ariho hose, wenda bizera mu ijuru se cyangwa batizera mu ijuru, hari ukuzabana n'Imana, cyangwa se umuntu akaba yahanwa, ari byo tujya twita mu muriro. Rero aho hose nagendaga nshakisha. Nyuma hari umusore twiganye, twari twariganye muri primaire, turahura gutya. Namuherukaga aba ahantu mu cyaro kera, ariko tuzagurira mu mujyi. Arantumira ati, ndakwinginze uzatubera umushyitsi, dufite igiterane iwacu ku rusengero nkuko natwe tujya dutumira. Ndababwira ati, ese ko numvise ko Imana y'abarokore yanga ibyaha. Icyo gihe nari umukatolike, ariko nyine niyumvamo ibyaha, nyine mbizi uko nteye, mbizi ibyo nkora. Niko nzi ko yanga ibyaha, nimpagera ntago Imana y'abarokore izanyica. Ati hoya, uzaze nta kibazo, ariko tuzicarana ntuzansige. Ndaza, turicarana, nicaye nka hariya inyuma, turicarana n'uwo musore. Nsanga hari umubwiriza, umuvugabutumwa yabwirije icyanditswe kiri muri Yesaya, sinzabyibagirwa 55 ku murongo wa 6 n'uwa 7. Arongera abwiriza n'ikindi cyanditswe kiri mu Byahishuwe igice cya 22 ku murongo wa 12. Aho hantu wenda sinire mpasoma, ndavuga muri make muraza kuhasoma, niko reka mbabwire uko havuga. Nko mu Byahishuwe haravuga ngo, ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorere buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yagize gute yakose. N'ahandi arahasoma muri Yesaya ati, umunyabyaha nareke ibyaha bye agarukire Uwiteka. Nanjye aravuga ati, rero mwa banyabyaha mwe n'ibyo mukora, ararondora byose. Ikintu cyantangaje nuko yamagurukije akambwira kandi koko ibyaha nkora byose ngasanga koko ndabikora. Aravuga ati, muze mwakira agakiza. Rero ndaza, aradusengera, ati vuga ngo ibyaha byanjye ndabyanze, ibyaha byanjye ndabyanze. Ati vuga ngo ndakwakira Yesu, mbaye wawe, ndakwakira Yesu. Ati vuga ngo sinzongera gukora ibyaha, sinzongera gukora ibyaha. Ati vuga ngo nitandukanye na Satani, nitandukanye na Satani. Kandi ibyo bintu nabikoraga n'imbaraga zanjye n'umutima wanjye wose, koko numva nabyanze.
kandi koko numva ntazabisubiramo. Mfashe icyemezo, nkumva mbese mfashe icyemezo, n'isengesho yansengeye nkumva bizakunda, rero bizemera. Ndangije ndataha. Ati ubwo mwakiriye agakiza, ntimuzongere muze mwige inyigisho z'umubatizo, mukurikire, tuzagenda tubafasha. Tuti yego. Nkaba icyo gihe kuko nari umusore w'imyaka nka 22, urumva nagendanaga nyine n'imyaka yanjye ya gisore. Najyaga ku bintu bita bare, bimwe bibaransa bya bare, murabizi, duterura za ritere. Ubwo nari nambaye akabodi, agatuza kari gutya, utuntu twa kera bitaga utubodi, sinzamutuzi, kagaragaza bene aha nyine ko umuntu ari umusore. Arangije nambaye ni jeans. Arangije aravuga ati abakijijwe muze tubakire. Nyuma turagenda turaganira, arambwira ngo umva rero, ngo niwakijijwe? Ati nakijijwe. Ati Imana yanga akabodi. Ati ibyo bintu n'ubwibone, tireba agatuza warakareze. Ati ikindi nta n'umukozi w'Imana ugenda yambaye utuntu tw'utujinjisi tumuhambiriye, ngo ibyo n'ubwibone agenda agusha abantu. Nese noneho ni ukuri nta yindi myenda nagiraga, ni amajinsi gusa nagiraga, n'utwo tubodi nyine, kuko nibyo nagiraga nyine. Urumva nawe urubyiruko. Ariko noneho numva ngize ikibazo, ntangira kwibaza se Imana yanga imyenda? Ubwo rero nakuriye aho hantu, kuko imyenda naragenda yihindura. Sinzi umuntu umwe nabiganije, ndamubwira ntese ko wabuze ko Imana yanga akabodi, ubu nzagarukana akabodi imbere y'Imana. Ati po, ndiho umuntu afite imyenda myinshi uzazi, kuko yarayimpaye nkuranyo. Ariko urumva nari maze kwakira ikinyoma gikomeye. Ubwo nakuriye aho hantu, njya mu bavugabutumwa, njya muri korari, nkurira aho hantu niga, yewe nza no kuba umupasiteri, baranasengera kuba upasiteri. Ni ukuvuga ngo nakira nyine nanjye umwuka nanjye wo kujya mbwiriza ko abantu bagomba kureka ibyaha kugira ngo bazajye mu ijuru, Imana izabemere. Rwose penda nasenga cyane, nakoze amasengesho, tukajya dukora amasengesho menshi yo kwiyiriza, mvuga nti nyaboneka mumfashe nanjye nzakira umwuka w'Imana, nanjye njye mbasha kureba abantu ibyo bakoze, nkumirize gutya mbimenye. Koko byaje kumbaho, bimbaho koko, uwo mwuka koko ndawakira. Hari igihe rero umuntu utazi ibintu nk'ibyo cyangwa ubuhamya bwa mbere abagira ngo ntibishoboka. Ni ukuri birashoboka, umuntu akakubwira ibyo wakoze n'ibyo wakoze kera n'ibyo wakoze ryari, kandi ari byo wowe utanabyibuka, kakubikwibutsa kubera umwuka nyine akoresha cyangwa se umukoreramo. Mbaho ahantu, urumva ko ndakura nyine, mba umupasiteri umwe. Noneho igihe kimwe njya kubwiriza ahantu, cyari icyumba cy'umumama umwe usengera, yari n'umumama umwe usengera muri Ziri, yari yaratije umuvugabutumwa aho mu nzu ngo yikorere icyumba cy'amasengesho. Kera bikemewe gusenga, abantu bakaba basenga ari 20-30 mu rugo. Baza kumpamagara bati rero Pastor Vincent uzaze utubwirize. Umuvugabutumwa arantumira njyayo, ndabwiriza bisanzwe, nihanisha abantu ibyaha, ibyo bibagiwe ndabibibutsa kugira ngo nyine biyeze neza. Turangije uwo mumama, umwuka w'Imana yaramukoresheje cyane kuko yambereye inzira. Arambwira ati rero hari kuwa gatatu sinzabyibagirwa, arambwira ati noneho ati ku cyumweru wacu ku rusengero dufite igiterane, ndetse muterana na nyuma saa 6 ku cyumweru? Tiho yaduterana mu gitondo tukageza saa 7 saa 8 tugataha. Ati rero uzaze rwose, uzaze tujyane utubere umushyitsi. Ati hari ikibazo se, jyewe nzaza. Arananyakira neza umumama, azana fanta, azana ibyo kurya, turarya turanywa. Ndavuga nti umumama ni umumama mwiza, namubere umushyitsi, ntabwo byaba ari byiza? Burya no kwakira abantu n'impano ni byiza. Nuko
ku cyumweru nka nyuma saa sita bigeze nka saa 9 yarampamagaye ati uribuka se ko tuza kugenda Vincent? Ntinabyibuka. Ati aho uri fata moto wikwirirwa uzana amaguru, fata moto udatinda, kwari kugira ngo hatagira impamvu iza gutuma mbura. Ndaza ati reka dufate moto, twakererewe dore saa 11 zigiye kugera, duhite tugenda. Koko dufata moto turagenda, tujya mu rusengero, turinjira. Icyo gihe sinzabyibagirwa, nasanze harimo haririmba korali bari kuramya. Ariko mbere protokole yaranyakiriye twinjira. Ndinjira, tugeze mu rusengero, ndebye imbere mu bantu bari kuririmba, mbona hari umuntu uri kuririmba ufite amadredi. Nese ni nyine n'abandi bambaye ukuntu, ndagira ngo mwumve ko kagakiza nari narakiriye kavangura imyambaro, niko kandi kandimo, mubyumve namwe. Nzi ko nta mukobwa wambara ipataro ngo ajye imbere y'Imana. Vuga nta hantu nje, niba atari kwa shitani simbizi, ariko reka nihangane, cyari byo byose reka nihangane. Ndihanganamo, ariko nkumva wapi, nkumva nasohoka ndihanganamo. Ndabona ariko nkajya ndeba mu mama nkabona aracyande, bati reka ndeke kumubabaza, mbe ndimo ndeke kumubabaza. Nuko rero isaha yarageze, mushumba arinjira, araza, baramwakira. Ariko bamwakiriye yigishije ijambo ryiza. Iri jambo yigishije ryo, cyo cyigisho yigishije sinakibagirwa, ryo ndarisoma. Reka ndisoma. Yigishije mu Baroma igice cya 3 ku murongo wa 21 kugeza ku 25. Umutwe w'amagambo aravuga ngo gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo, cyangwa se guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Uko wabyakira kose ndumva bifite ubusobanuro. Ariko aravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Pasiteri yigishije gukiranuka kw'Imana no gukiranuka kwa muntu. Noneho uko yigisha nkumva ni ibintu numvise bwa mbere kuva nabaho. Mwari muzi ko ijambo ry'Imana uryumva koko, kandi wari usanga uhasoma banabikubwira, ariko Imana iyo ishatse kugwishurira wumva ari bwo ukibyumva. Burya hariho gukiranuka kwa muntu no gukiranuka kw'Imana. Agera hariya hasi rero havuga ngo batsindishizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa. Igihe cyose navunikiye, ubu naravunitse, ntimumbone gutya, naravunitse, nararushye bikomeye, ngo bibahereye ubusa. Amasengesho yanjye nakoze mu misozi, ndi gusenga ngo Imana ndebe ko nabona agakiza, ngo nakoreye mu buvumo ngiyo ngaho bitazakanyarira ngaho mu mazi ngo zabyumba. Muzi ko nigeze gukora amasengesho y'iminsi 3 ntarya ntanywa, ngo yo kurwanya ibyaha, ngo ntibizongere kugira gute, ngo sinzongere gukora icyaha n'umunsi n'umwe. Igitangaje ku munsi wa 3 rero ninjoro ndota ndi gukora icyaha. Ni ibintu byambaheho, si ibyo numvanye undi, ni ibintu byanyibereho Vincent. Utarose uri gukora ikihe cyaha, reka ndeke kubivuga. Ariko nyine birashekeje. Pastor amaze kwigisha iri jambo, arakomeza arigisha. Kumbe burya kwirwa ndeba ngo abantu bambaye ibi niko gakiza, siko gakiza k'Imana. Mbese niba ijambo ry'Imana ritubwira ko
Kristo ari we nzira no kuri n'ubugingo, urumva agakiza karamutse kari mu myenda kasimbuye Kristo, agakiza karamutse kari mu byo kurya no mu byo kunywa kasimbuye Kristo. Ndivuga agakiza k'ubugingo buhora, ariko mu byumve. Ni ukuri najya nkora amasengesho menshi yo gusengera ubugingo buhoraho, kuko hari n'igihe najyaga mpura n'abahanuzi b'ibinyoma akambwira ngo izina ryawe ntabwo ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ndabibonye ngo uherutse gukora icyaha, Imana iragusiba. Noneho kandi hari ibyanditswe, hari ibintu abantu bagendana utanabona hano, kuko umuzi ko hari umuvugabutumwa ari umuntu rwose uzi byinshi, yakubwira icyo kintu kitaba no muri Bibiliya ukumva ni ukuri, ariko ubwenge kuko nawe nta bindi uzi ukumva ni ukuri, ukajyana icyo kinyoma. Pastor amaze kwigisha numva ndafashijwe, numva ndanezerewe, numva biraryoshye, mpita numva koko agakiza ni Kristo. Yarakomeje arigisha, kuko icyo gihe hariho ubuntu bwo guterana, tukava saa 11 akageza nka saa 4 z'ijoro yigisha ukuntu twababariwe ibyaha, yigisha ukuntu Imana itatubaraho ibyaha kubizera Kristo, yigisha ukuntu amaraso ya Kristo yamaze kutweza byarangiye. Kumbe ndwana n'ibyarangiye jewe sina habari. Noneho numva bavuze ikintu cyiza, baravuga ngo tugira ishuri rya Bibiliya cyangwa se foundation class itangira ku cyumweru saa 3 ikageza saa 4 ku bantu bashaka gusobanukirwa byinshi mu ijambo ry'Imana. Naha nzajya nze nige ku cyumweru mu gitondo, inyigisho nizirangira mpite njya ku rusengero iwacu. Mubyibuke ko urumva nari umupasiteri, ndi umwe mu bandi bapasiteri, kuko narabikoze. Ndabona nzajya nza nige icyumweru cya mbere, icya kabiri. Maze kwiga nk'ukwezi, natangiye kumva inyigisho zaho mu rusengero wacu, nkumva birabishye, nkumva ibyo ari kunyigisha, nkumva wapi bitandukanye n'ibyo maze kumenya, nkumva birayobye ukuntu numva birayobye. Bavuga ariko reka nze mbe ngenda, ntacyo nzagenda mbahindura. Nawe mfite umutima ngo nzabahindura. Noneho icyumweru cyanjye cyarageze cyo kwigisha, twara abapasiteri 4, umwe akagira icyumweru akigisha iteraniro saa 5. Umunsi wanjye warageze rero, ari uri bwigishe. Mbonye inzira nziza, ngiye kubabwira bya bintu byiza, ngiye kubibabwira byose, reka nzane n'agakayi n'akajenda nandikamo bimwe pasiteri atwigisha, ndabizana mbishyira imbere yanjye hano. Rero bene data ngiye kubigisha inkuru nziza maze iminsi menye, ntiharano nagiye kwiga ijambo ry'Imana, ntibiraryoshye, ni murabikunda murabikunda ni ukuri. Ndatangiye aha nsomye, niho nasomye. Kwa kundi pasiteri atangira, naragenda nabone reka mwigana uko atangira byose uko bigenda, byose nibyo nazanye. Ndabwira nti Imana yaratubabariye, kumbe tukirirwa twisaba imbabazi tutari tubizi, ahubwo mureke tuzakira batarazakira izo mbabazi. Abantu tamena icyankozeho, umva icyankozeho. Hari ikintu cyankozeho kimwe. Urabona iyo twajyaga gusenga, twashyiraga umuntu hariya ku muryango ugomba kweza abinjira ngo b'abanyabyaha. B'abanyabyaha ye cari banze wature ku gikarabiro hariya. Noneho ndavuga nti rero na bya bintu dushyiraho by'igikarabiro, ko Yesu yatwejeje, murajya gukarabya iki? Ubwo hari umuntu nyine wabikoraga, twashyiraga nko umunyamasengesho nzi werekwa cyane, ntuzongere mukuyeho kandi atari je pasiteri mukuru, ntuzongere. Ibyo byose ndabisenye, nagiye kubona, nkimara kubisenya nagiye kubona mbona pasiteri mukuru arasohotse. Ngiye nkagira ngo bagiye gupanga wenda amatangazo, mbona ukuriye abavugabutumwa arasohotse, mbona bagiye barya kara abantu bose bakuriye ibyiciro. Kumbi inama yabereye hanze, ukuntu baza kunkura ahangaha mbese nabi. Nagiye kubona mbona arinjiye ati, nafite mikoroti sana we, warayobye none urashaka kuyobya n'itorero ry'Imana. Ese bite? Abantu barakangaranye. Bamwe muri kiriya gihanda ngo nyamara ngo ibintu yavugaga ngo nge numvaga ari byo.
abandi ngo hoya ngo ni bya bindi by'ubuntu byaje. Ibyo by'ubuntu byaje rero nibwo nari nkibyumva ki, sinari mbizi. Ngo bya bindi by'ubuntu byaje. Nicaye hariya abantu bamwe bahita baza biruka bajya ku ruhande rwanjye, abandi nabo bahita bajya. Ibaze mu iteraniro ako kanya, umudamu wanjye abibona ibibaye, asohoka yirukanka avuza induru, umugabo wanjye baramwishe. Ubwo iteraniro ryararangiye, bantumaho batumiza representation baterana, bati yarayobye ari kwigisha ibintu bitari byo. Representant arampamagara arambwira ngo se ngo Vincent ngo hari ikintu ushaka kwibariza kimwe, ubu ntago cyatura tugisaba Imana imbabazi. Nsaba Imana imbabazi gute yaranyejeje? Ndabyumvise. Bahise batangaza ko bagiye kunyigaho ku cyumweru gitaha, bazatangaza umwanzuro. Umuntu mwarazana njya kara aravuga ati ku cyumweru batangaje yuko bazaguhagarika, ariko inama impagarika nayo nayigiyemo, namenye nyine imyanzuro. Ku cyumweru sinagiyeyo rero, baratangaza nyine ko banciye, kandi baravuga bati Vincent yarayobye, yagiye kwa shitani, umuntu uzanamusuhuza iyo myuka izamwinjirana, nuzamusura biramureba. Kuko abantu rero bari banzi nyine, urumva hari ukuntu nyine, urumva nanjye ko hari ahantu nari maze kugera, nk'umuntu akaza agacunga nijoro ntawe umureba, akaza akambwira ibyabaye. Ubwo byarabaye, barampagarika. Umudamu wanjye rero abonye ko bikomeye, araza arambwira ngo ngiye muri Kenya gushaka akazi, kumbe kwari uguhunga ibibazo. Aratoroka aragenda. Ariko ndashima Imana ko nyuma yaho yaje kugaruka, ubu turi kumwe. Yari yagiye burundu ariko yaje kugaruka, ubu turi kumwe. Tuba twanazanye, hari ikintu cyatumye ataboneka, ariko aho bigeze ubu ngenda mwigisha, nibura ntagakibirwanya. Ariko bari bamubwiriye inama ati mute, kuko yagiye kwa Satani, umucyo n'umwijima ntibibana, mute wigendere. Arabyumvira. Rero ndashima Imana, tuzagenda tuganira gake gake. Ndashima Imana yuko mubakira ubuntu bw'Imana nanjye ndimo. Umugisha w'Imana wabeho cyane, murakoze.